itahuka y'ijwi ry'abanyarwanda ivugira Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Inshuti bakunzi baraditahuka, tuje mu ncamake ibiganiro byacu by'uyu munsi, aho tugira ngo tuganire nanone ku nkuru irebana n'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru zi mu binyamakuru by'i Kigali mu Rwanda, ni propaganda za Kigali. Nkuko mu minsi ishize twabikoze tuganira nyine kuri izi nkuru z'incamake, tuba tubonye bikaba ngombwa ko tuziganira kuko bifasha abanyarwanda baba batwandikira hirya no hino bashaka kumenya ukuri n'impamvu leta y'u Rwanda ikomeje kwimakaza ikinyoma, propaganda no kubeshya. Ni muri urwo rwego rero kuri uyu mwanya turi kumwe nanone na James Munyandinda, ngira ngo mushimire kandi muha n'ikaze kubafasha umwanya wo kubanya na Radio Itahuka. Bwana James, niba munyumva, ikaze mu kiganiro cya Radio Itahuka. Murakoze bwana Steve Ndayizeye, murakoze kuma ikaze kandi ndabasoje nsoje nabumva Radio Itahuka. Urakoze cyane James, ngushimire kuko ejo hashize twaraganiriye nabwo mu ncamake turebera hamwe ibyari byatangajwe n'ikinyamakuru cy'igihe kibeshya ngo ku makuru cyangwa ngo ku byo inzego z'ubutasi z'Ubufaransa zatangaje bashinja yuko nyine ngo abahanu indege ya Juvenal Habyarimana. Uyu munsi byakomeje muri propaganda y'agatsiko ko ejo twabyamaganye, kandi ngushimira abantu benshi banyandikiye bambwira bati dushimire mugenzi wacu James Munyandinda ufashe ya mbere kugira ngo abisobanure ibyavuzwe uyu munsi. Noneho wabibonye ko James Kabarebe yasobanuye uburyo FPR Inkotanyi nta nyungu yari ifite ngo mu kwica Habyarimana. Mu kinyamakuru igihe.com nk'uko babyanditse uyu munsi, uyu mugabo ngo w'umujyanama wa Kagame mu by'umutekano yavuye imuzi agaragaza impamvu ngo FPR Inkotanyi itari ifite inyungu zo kwica Perezida Habyarimana. Atanga urugero ngo yazaga muri CND ngo hari indake Inkotanyi zabaga zihari, ngo ibyo byavugwa n'abamurindaga. Ibi ntabwo bihagije kuvuga ko batamwishe, nta nubwo wakwijisita bivuga ngo ntabwo mwamwishe, kuko Kagame yarivugiye inshuro nyinshi cyane. Nabibutsa muri BBC mu kiganiro bita Hot Talk avuga ngo nta Habyarimana yantanga ari kunyica. Cyo ni ikiganiro abanyarwanda benshi bibuka, ahakana ati nanjye yari kunyica, twari ku rugamba, twari mu ntambara, justifiye impamvu yishe Habyarimana. Ubu Kabarebe na Kagame bari mu biki bisobanura kuri dosiye y'indege, kubona bifashe intera mu gihe cy'iminsi ibiri bakomeje kwisobanura. Iyi dosiye y'indege kwisa nkaho yongeye kuzuka kandi bavuga ngo barayishyinguye mu buryo burambuye. James Munyandinda, ibi murabibona mute, murabitekerezaho iki? Ijambo ni ryanyu. Murakoze bwana Ndayizeye. Ikintu cya mbere jewe mbonye muri ibi General Kabarebe yiriwe abeshya urubyiruko, icyo mbonyemo cya mbere ni uko neka wa mugani w'abanyarwanda ngo iminsi ikona ingwe. Nk'uko nabitanzemo ubuhamya imbere y'umucamanza Jean-Marc Herbo w'umufaransa ukora iperereza ku iraswa ry'indege ya Perezida Habyarimana, by'ubwanjye namusobanuriye uburyo dupakira misile zarashe zoherejwe i Kigali, tuzipakira zoherezwa i Kigali. Kabarebe ubwe uyu nguyu urimo kubeshya uru rubyiruko yuko ngo atari Paul Kagame warashe indege ya Habyarimana, yari ahagaze aho twapakiriraga izo misile tuzishyira mu ikamyo yazijyanye i Kigali. Yari ahagaze inyuma yacu ari no ku cyombo avuga, ariko anakurikirana ibikorwa byo gupakira izo misile uko byagendaga hariya ibumba mu ruganda rw'icyayi. Urumva? So ibi ngibi impamvu Kabarebe arimo kubivuga nanone mu by'ukuri ni ukubera yuko bamaze gusobanukirwa noneho igikorwa cyo bakoze cyo kurasa indege ya gisivili yari itwaye Perezida wa Habyarimana w'u Rwanda, Perezida Ntaryamira w'u Burundi, cyari igikorwa cy'iterabwoba. Kuba cyari igikorwa cy'iterabwoba byonyine bivuze yuko ikidashobora gusaza. Bakiri ubutegetsi barabuvuyeho se bazakurikiranwa kuri iki cyaha cy'iterabwoba. Icya kabiri, isi yose imaze kuba convinced yuko igikorwa cyo kurasa indege ya Habyarimana aricyo cyabaye imbarutso ya jenoside
yo muri 1994 ni ukuvuga ngo niba abarashe indege ya Habyarimana aribo baciye akagozi ko gutangiza jenoside yo mu Rwanda yo muri 1994 ni ukuvuga ko General Kabarebe ni umujenosideri, Paul Kagame ni umujenosideri, Kayonga ari nawe wakoordinatinze ibikorwa byo kurasa indege ya Habyarimana ni umujenosideri, n'abasirikare bagenzi banjye b'abarashi bakoreshejwe mu kurasa iyi ndege bashyizweho icyaha cy'uko bishe. Urumva yuko barashe indege ya gisivili, ndavuga ba Frank Nziza na Eric Hakizimana aribo bashyize mu bikorwa itegeko rya Kagame ryo kurasa indege. Urayibona? So dusubiye inyuma nanone urabona yuko ya kampanye nk'uko nabibasobanuriye mu minsi yashize, ya kampanye yakozwe na Kagame indege ikimara kuraswa yo kuvuga ngo indege yarashwe n'intagondwa z'abahutu, bakavugamo Bagosora n'abandi, ikaba ariyo kampanye yaje gufatwa n'amaradiyo yari ashyigikiye FPR, igihe harimo za BBC, za Voix d'Amerique n'ibindi. Noneho urabona ko iyo dosiye ari dosiye ngo y'urwego ngo rw'ubutasi ngo rw'igihugu cy'Ubufaransa ngo rwo hanze ngo rwanditse ngo nabwo rukeka ko ari abahutu b'intagondwa, ariko kugeza ubu nta n'umwe wigeze akomvisinga ubutabera yuko abo bahutu b'intagondwa bitwa ko bagize uruhare muri ry'indege babishinjwa na Kagame na Kabarebe. Ntabwo bajya babishinjwa n'undi muntu uwo ari we wese, kuko nta kuri kurimo ni ikinyoma. Nabo ubwabo abo babishinja nta n'umwe ubigiraho ikibazo, kuko bumva ko ntacyo bishinja kuri icyo kibazo. Urayibona? Ndagira nanone mwibutse ko ikintu cyantangaje cyane cyanyeretse yuko kubeshya kera njyaga numva ngo abantu bakuru ngo ntibabeshya, ariko ku myaka ya Kabarebe kuba haguruka akavuga ngo akabwira urubyiruko akagenda akabivuga abizi neza ko abeshya ngo ntabwo ari inkotanyi, ngo ntabwo ari Paul Kagame ngo wishe Habyarimana. Uwo munsi itariki 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 Kabarebe ubwe yaraduhamagaye ku foreign nk'abasirikare yayoboraga barindaga Perezida Kagame, Paul Kagame. Icyo gihe ntabwo yari yakabaye na perezida. Urumva yaje ku foreign aririmba yishimye afite muraro ko tutazi ibyabaye. Urumva yadusanze ku foreign aho twari duforoninze hafi aho twitaga Arusha ku Murindi. Urumva aho twitaga Arusha ku Murindi ahantu twari twarise ngo Arusha. Urumva so hari aho twaforoningaga iruhande rw'inzu yo twitaga Arusha. Urayibona? Noneho araza ageze imbere ya foreign, abyo bita gukaribisha yo umukuru ageze ku foreign abaho kuba tumva nyine foreign cyari cyubwo ni nko kuri rassemblement nyine y'abasirikare. Urakoze cyane, urakoze kumfasha rwose kubyumvikanisha. Ni ukuvuga ngo ageze imbere ya rassemblement Kabarebe ubwe yatangiye aririmba indirimbo mu Giswahili, ndagira ngo wenda nibaririmbiremo interuro imwe gusa. Urumva yarimbaga agira ati Habyarimana kifa mimi siweze kulia, nitamutupa Kagera awe chakula cha mamba. Iyo ndirimbo niyo mu Giswahili yarimbaga twe dusubiramo. Noneho irashaka kuvuga ngo Habyarimana Habyarimana apfuye sinshobora kurira, nzamujugunya mu ruzi rw'Akagera abe ibiryo by'ingona. Urabyumva? Noneho iyo ndirimbo amaze kuririmba nibwo yatubwiraga ati umwanzi wacu mukuru tumaze kumufanya rwa kumwica. Urabyumva?
icyo gihe atubwira uwo ari we nyine ibyo byari mu context yo kugira ngo ahe abasirikare muraro wari umuco w'ingabo za RPA iyo babyita ngo ni agatendo igikorwa runaka cyakozwe kidasanzwe byaba ngombwa ko kugira ngo abasirikare bagire muraro bishime babahaga ayo makuru y'ikintu cyagezweho cyiza kugira ngo bishime banitegura urugamba rukurikiraho. Urabibona Kabarebe urimo uyu munsi ku itariki 8 Gashyantare 2019 uyu munsi ubeshya abaturage ngo nta ruhare ingabo z'inkotanyi cyangwa se Kagame yigeze agira mu kurasa indege ya Habyarimana. Iki ni ikinyoma cyambaye ubusa, birababaje, ariko ntago bitangaje ko bisobanuye ko noneho bamaze kumenya ubukana bw'icyaha ndengakamere bakoze cyavuyemo jenoside yo muri 1994. Noneho ndagira ngo ngire none icyo mvuga ku mpamvu ki ituma noneho batangiye balancije kampanye yo kubwira abanyarwanda n'amahanga ko indege ya Habyarimana yarashwe n'intagondwa z'abahutu. Iyi mpamvu ituma ibiba bikora uyu munsi ni nayo mpamvu yatumye ku itariki 30 z'ukwezi muri 1994 Kagame yandika urwandiko rwamagana ONU ruyibuza kuza gutabara abatutsi bicwaga muri 1994 kuko iyo ingabo za ONU ziza gutabara abatutsi bicwaga muri 1994 bari bibasiwe byari gutuma nyuma yo kubuza abicaga abatutsi ari bo interahamwe zifatanyije n'abakomando bazicengeyemo boherejwe na Kabarebe na Kagame gufatanya nazo kwica abatutsi, ingabo za ONU zari gukurikizaho gukora iperereza kuri ninde warashe indege kuko ubwicanyi bwabaye mu gihugu cyacu intandaro yabwo yari iraswa ry'indege. Bivuze ko zimwe mu mpamvu Kagame yatumye yandika iyo barwa akanamagana inyuma itabarwa ry'abatutsi nk'uko ONU yari imaze kubyemeza ko bagomba gutabarwa, byari ukugira ngo hadakurikiraho kumenya ko gukora iperereza no kumenya ko ari we wishe amasezerano ya Arusha Habyarimana yari amaze kwemera akarasa indege aricyo gikorwa cy'iterabwoba, hakameneka amaraso y'abantu atagira ingano kubera Kagame. Kandi no mu bicaga y'ingabo za ONU ziza ntizari gufata interahamwe gusa, zari gufatiramo n'abakomando boherejwe na Kagame mu kwica abatutsi. Ibyo byose byari gutuma Kagame yakaba yararangiye kera, yarazimye nk'uko buje izima. Urumva ONU baramufashe ikamushyira mu buroko mu nkiko mpuzamahanga kubera ibyo bikorwa. So uyu munsi bamaze kubona yuko iki ari igikorwa kidashobora kuzarangira hatabayeho ubutabera. Niyo mpamvu batangiye kampanye yo kugira ngo Kabarebe ubwe ahaguruke ari nawe wa coordinatinze iraswa ry'indege ya Habyarimana we na Kayonga. Urumva uyu munsi ngo bari we noneho utangira kubwira abantu yuko ntacyo abiziho, ko nta byakozwe na sebuja. Nicyo ngicyo gihe naba mbivuzeho. None James Munyandinda ngushimire kandi ibisobanuro byawe biranumvikana. Iki ni ikiganiro kiba kigomba gufasha cyane cyane urubyiruko ruri mu Rwanda rwaba rwaravutse nyuma ya jenoside cyangwa bari bakiri bato, kuko nta muntu ufite hejuru y'imyaka 40 waba ushidikanya ko Kagame atagize uruhare mu guhanura iyi ndege. Nk'uko nakoraga reference ku kiganiro yigeze kugera kuri BBC, hato Kagame yavugaga ati twari turi mu ntambara, Habyarimana nawe yari kunyica, ati ngewe nta nubwo byabintera ikibazo, ntabwo nasaba n'imbabazi kuba yaranapfuye, ati uwo Habyarimana ntabwo andeba. Iyo ureba rero ubukana bwa Kagame iyo abajijwe buri gihe niba arishe Habyarimana, uzareba imvugo ye, wumva ibisubizo bye, ubona ko yishinja. Yagiye avuga ati ubundi iyo ndege yari miki, guhanura indege irimo abakuru b'ibihugu babiri, ukavuga uti iyo ndege yari miki. None bikaba binyeretse iyo ndirimbo mwateraga kuri Rassemblement muvuga yuko umwanzi wanyu yishwe, ko muzamujugunya mu Kagera. Ni ikintu gikomeye cyane ubuhamya nk'ubu ni bucyashye tubwumvise. Nigarukire ku bintu bya Kabarebe,
n'iyi propaganda barimo kwigisha. Kandi nk'uko unabishimangiye uti ni icyaha cy'iterabwoba, ni icyaha kidasaza. Nkagaruka no ku byo wambwiye mu kiganiro cy'ejo duhereye no kuri Michael Horgan wakoraga mu bushakashatsi bwo ku kibazo cy'indege, nawe uzi ko yishwe. Tukagaruka ku byatangajwe na Kofi Annan nawe wahoze ayobora UN, ndetse muri 1994 indege ihanurwa wari muri Conseil de Sécurité avuga uko byagenze. Usanga yuko harimo akagambane, amabanga arazwi, ukuri kurahari, ariko leta y'u Rwanda y'uyu munsi y'aka gatsiko irarwana n'ikinyoma cy'imyaka 25. Naba nibaza nti imyaka 25 igiye kugera, tuzaba tubivuga ejo ni mu kwa kane tuvuga tuti imyaka 25 irashize indege hanuwe, genocide ibaye. Urabona ubukana bashyiramo, wagira ngo baritegura iyo myaka 25. Bafite ikintu barimo kwigisha guhangana n'ukuri nyine nshaka kuvuga, ariko ubona yuko bigoranye kugira ngo babicengeze mu banyarwanda. Wagira ngo abanyarwanda ubwo bakibimenya, wagira ngo hari amakuru babonye, kuba babihagurukiye hari ikindi kintu kibateye ubwoba. Bwana Munyandinda, birumvikana. Wenda mbere yuko nsubiza icyo kibazo baje, nagira ngo mbanze mvuge ijambo ryo Kabarebe yavuze, uko we yaryivugiye mu kanwa ke. Yagize ati RPA nta nyungu yari ifite mu kwica Habyarimana, kuko ntiyari ayibangamiye na gato. None se ko yazaga muri Senate, inteko ishinga amategeko, indake zose zizengurutse n'ingabo za FPR, abasirikare bazanaga ni babarinzi bato, akanayinjiramo akongera agasohoka akagenda. Iyo bashaka kumwica baba baramwiciye aho. Iri ni ijambo ryavuzwe na Kabarebe ubwe, ndimo gusoma ndikura ku kinyamakuru Igihe. Icyo nshaka kuvuga hano nuko batangiye garagaza ko ngo Habyarimana ngo atari ababangamiye na gato. Kubera iki? Kuko bamaze kumenya ko ibyo basabye Habyarimana yabikoze amanywa y'ihango, byari ugusinya amasezerano ya Arusha yo gusangira ubutegetsi. Yari yasinye, byose birarangira. Bamuca ruhinga nyuma, baramwica ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Hano aravuga yuko Kabara aravuga ati Habyarimana yazaga akinjira muri Senide na convoy akongera agasohoka, ko tutamurasaga. Urumva kuki bavuga ko twamurashe turasa indege, kandi icyo gihe twarashobora kumurasa yinjiye muri Senide? Ibintu bibe clair. Ni ukuvuga ngo icyambere nuko Senide ubwayo yabagamo abanyepolitiki ba FPR. Ikindi cyangwa abantu bacyumve, abato cyane cyane, yabagamo abanyepolitiki ba FPR. Senide ubwayo yabaga izengurutswe ndetse ikaninjirwamo n'ingabo bazitanga UNAMIR, ingabo za ONU, UNAMIR, iza minuar, yes, zikaba zari zirimo amanywa y'ihangu. Nta musirikare uzi ubwenge, nta n'umuntu uzi ubwenge ushobora guhaguruka ngo kereka ari umuntu w'umwiyahuzi, urumva, ntazi uko yabateye, ngo yice amasezerano ya Arusha ahagarikiwe n'isi, amanywa y'ihangu, ngo afate imbunda arasa umuntu yinjiye muri Senide. Ntabwo byashobokaga. Ibi arimo kubwira abana, urubyiruko, n'inkinamico. Ukuri nuko urubyiruko rugomba kumenya yuko nta mpamvu n'imwe, yewe nuvuga ngo ubu usibye kwitwaza ngo bagosora, ngo abahutu b'intagondwa ngo bagosora, bakitwaza ngo Colonel Serubuga, nta na rimwe bazapfa babonye ni ukuvuga ngo ibimenyetso bibashinja kuko ari ibinyoma, kubera yuko ibyo bavuga ari ibinyoma. Urabibona? Ni nayo mpamvu ruriya rwego iriya nyandiko y'urwego rw'iperereza rwo hanze rw'Ubufaransa kuva mu mwaka wa 2015 igeze mu idosiye y'indege, umucamanza akayibona, atigeze ayiha agaciro. Kuko iyo ayiha agaciro yari guhamagara abo bitwa ngo ni abahutu b'intagondwa bakagira icyo babibabazaho, ariko ntacyo bari kubabazaho kuko iyo nyandiko kivuze. Iyo nyandiko mbese imeze nk'uko wasanga, sinzi ukuntu nabivuga,
ikintu icyo ari cyo cyose kidafite akamaro urabibona nk'urugero natanga hano kananga urugero rwa hafi kuri jye ubwanjye jye naraje muri iki gihugu ntabwo ubuhamya umucamanza aranyumva ubwa mbere banyumva ubwa kabiri barangije bahamagara na Kabarebe hamwe na Nziza ngo baze bavuguruze ibyo mbashinja ni ukuvuga ngo nk'umuntu wari kubavuga ati jyewe ntacyo nishinja mu buzima bwanjye bari guhaguruka bakaza imbere y'umucamanza bakisobanura bakavuga ngo ibyo Munyanira avuga sibyo aratubeshyera urumva ariko ndagira ngo ubwire ko jye nageze imbere y'umucamanza hasigaye isaha imwe ngo isaha yo gutangira confrontation itangire ku itariki 14 z'ukwezi kwa 12 2017 urabibona nageze imbere ku biro by'umucamanza ndategereza isaha imwe yose kugeza ko baje kumbwira yuko abo twagomba guhangana nabo banze kuza umucamanza nawe umwanya anyereka ibyo bisobanuye mu nyandiko bidafite fo na ruguru byose ndabimusobanurira mureka yuko ibyo byose ari bitabirano ko nta sano bifitanye n'ukuri icyo nshaka kuvuga ni uko Kabarebe urimo kuzenguruka imbere y'impinja imbere y'urubyiruko uyu munsi aboza ubwonko abereka yuko amarorerwa yakoze we na Kagame yuko ngo bababeshyera kuki batinye kuza kumbeshyuza imbere y'umucamanza yarabahaye opportunity ntawe yamagaye ngo amufunge nabyo abantu benshi nagiye mbona bandika bavuga bati niba nta nyungu mwari mufite kuki mutinya kwitaba kuki mutinya kugenda ngo mwisobanure kuki mutinya kujya imbere ya sentare cyangwa y'ababahamagaye ko ntacyo mwishisha ubwo bwoba mubuterwa n'iki aho niho numva waganaga kandi abantu benshi bagiye babitwandikira bwana Munyandinda yes n'ikindi kintu wenda seje navuga nanone kuri iyi nyandiko iyo barimo kwitwaza n'icyo ndagisubiraho ikintu cya mbere hari inyandiko ubundi zigira ireme zigira ni ukuvuga zemerwa mu mategeko zemerwa n'abantu bazikoze babifitiye mandate babifitiye ububasha urumva urwego rutanga ibimenyetso mu butabera uko mbizi ndetse ubutabera bukabyakira bubiha nibura uburemere runaka ni raporo iba yakozwe n'abantu bashinzwe umutekano nka polisi urumva cyangwa se nk'ubugenzacyaha nk'uko inama mu Bufaransa hari icyo bita ngo juge de instruction ya perezida wakora riri mu mategeko urabibona so kuvuga ngo urwego rwa maneko bo hanze ngo banditse ngo urwandiko runuru ngo raporo iyi n'iyi urwego rwa maneko rwaba rwa CIA rwaba u Rwanda rwa NISS ibintu bandika n'ibyo bavuga byose ntabwo bishobora gufatwa nka evidence mu rukiko ntibishobora nta n'agaciro bigira ahubwo bigira agaciro wenda iyo babikoze kanguhe nk'urugero wowe uba muri Amerika Serge inzego z'iperereza zihari muri Amerika ariko FBI iyo ikoze iperereza igakora raporo ni urwego rwemeye mu mategeko ya Amerika evidence zibatanze ku iperereza bakoze ubushinjacyaha bushobora kurishingiraho cyangwa se ngira ngo n'ubutabera bugakurikirana icyo kibazo urabibona ariko apana kuvuga ngo bamaneko ngo banze external intelligence bashinzwe gutata amakuru atagize n'atari ari mu nyungu z'igihugu mu buryo bw'ibanga no mu buryo butari ubw'ibanga mu bintu nk'ibyo bitandukanye no kuba ari raporo yakozwe na polisi ibyo bintu biratandukanye so ibyo ngibyo byo kuvuga rero ngo abaterorisiti amini ngo aba extremist cyangwa se ngo intagondwa ngo z'abahutu ngo nibo barashe indege ibi bintu nta kuri bifite ibi bintu ni ikinyoma cyambaye ubusa ibi bintu bigamije kwiyerurutsa
no kugaragariza gushaka kubeshya abanyarwanda ko nta ruhare Kagame yagize muri jenoside yo muri 1994 bizwi ko nk'uko twabivuze kuri radiyo Nyabutatu n'abasirikare bagenzi banjye tubitangira ubuhamya bufatika ni uko jenoside yo muri 1994 Kagame n'agatsiko ke bayigizemo uruhare nk'urw'interahamwe igihe bohereza abakomando gucenga interahamwe bagafatanya zo kwica abatutsi gucenga interahamwe bagafatanya zo kwica abatutsi bakica abanyepolitike b'abahutu n'abatutsi bari mu gihugu imbere barimo n'uriya musaza wa mushiki wabo umusaza wa mushiki wabo yishwe n'abakomando bohejwe na Kagame wenda we yagororewe umwanya wo kuba minisitiri abirenzaho aricecekera yanga gukurikirana urupfu rwa musaza we urumva ariko yishwe n'abakomando b'inkotanyi uriya bamwitaga Randwaridu urumva so iyi kampanye irimo gukorwa na Kagame yiyerutse ikibazo cy'indege biragaragaza uburemere leta ya Kigali imaze guha ikibazo cy'indege kuko ikibazo cy'indege niyo ntandaro yo mu gihugu cyacu harabaye jenoside ikibazo cy'indege niyo ntandaro y'uko Kagame adashobora kuva ku butegetsi kugira ngo atazabazwa uruhare rwe muri jenoside ikibazo cy'indege niyo ntandaro yatumye Kagame ahindura itegeko nshinga kugira ngo ayobore ubuziraherezo ikibazo cy'indege niho abanyarwanda byakunda kuvuga ngo niho ruzingiye ni ukuvuga ngo ikibazo cy'indege nicyo nyirabayazana wo kugira ngo Kagame n'agatsiko ke bo kurekura ubutegetsi kugira ngo badasohoka mu muryango w'ubutegetsi binjira mu muryango w'ubutabera niyo kibazo kiri serije James Munyandinda reka ngushimire kuri uyu mwanya muto mugufi mubonye kugira ngo abantu bajye bamenya amakuru bataracengerwa ni propaganda y'agatsiko nuguhozaho turi ku rugamba nkuko nkunda kubivuga ntabwo tuzarwanya Kagame twicaye twumva yuko tuzaganira cyangwa tugakora politike mu cyo twakwita free time tugomba guhozaho rero duhanganye n'aka gatsiko ni nayo mpamvu nk'aba badukurikiye kano kanya abato nk'uko nabivugaga bari munsi y'imyaka nka 40 baba bashaka kumenya amakuru kubera iki magingo ariho bashyize imbaraga bimwe twavugaga mu minsi yashize tuti iterambere iryo ntago bakirivuga baravuga indege baravuga abafaransa baravuga intagondwa z'abahutu tugiye mu myaka 25 ibi ni ibintu tuzakomeza tuganira kandi nk'uko wabimbwiye ubushize n'ubukaba bishimangiye urabona yuko barwanye n'idosiye y'indege hari ikintu cyinshi inyuma reka ngushimire rero James Munyandinda igihe cyose uzumva ari cyo wantangariza ubibonye cyane cyane kuri dosiye y'indege bitewe n'ubuhamya mwatanze kandi uzi byinshi radita ukizakomeza kukwifashisha kugira ngo abanyarwanda bamenye ukuri nkaba nkwifuriza rero umugoroba mwiza naho ubutamundi biganiro bya raditabuka murakoze cyane bwana Serije murakoze kuba muduhaye ijambo ariko nibutsa n'abandi banyarwanda bose mbabwira mu ijambo rimwe gusa nti uko Kagame yita abana ba genosideri bajye basubira inyuma nawe bamwite umujenosideri ni bibi cyane kuvuga Paul Kagame utamwibukije ko ari umujenosideri kubera ikibazo uruhare yagize muri jenoside uhereye kwiragira ry'indege murakoze cyane ndabashimiye urakoze cyane James Munyandinda reka tubashimire inshuti bakunze baraditahuka mwari muduteza amatwi twongera kubararikira kuri ibiganiro byacu ku masaha mumenyereye kandi igihe cyose mwamufite ibitekerezo mwadusangiza ni kuri raditahuka@gmail.com kuri Facebook ni Serge Ndayizeye kuri Twitter ni Serge Ndayi tukaba tubakunda naho butamuzindi gahunda za raditahuka